Uruhushya rw'agateganyo provisoire ese imara igihe kingana giti? Ese ubundi itagaciro ryari? Nuvango uruhushya rw'agateganyo gutwara ikinyabiziga ruhabwa umuntu wese arusabye iyo yatsinze ikizamini cyerekana kazi neza amategeko y'umuhanda. Uru ruhushya iyo urutsindiye urutsindira ku manota 12 uko ikizamini cyo gusoma cyangwa se cyo kwandika. Iyo umaze gutsinda ku manota 12 kuri 20 ukora ibibazo 20 nk'ibisanzwe kandi ukikora amanota 20. Iyo umaze gutsindira uruhushya rw'agateganyo provisoire ukimara kurutsindira ruhita rutangira kubara umwaka wa mbere. Niba umwaka wa mbere urangiye utarabona uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga uzongereshaho umwaka wa kabiri. Umwaka wa kabiri nushira utarabona uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga uzasubira mu ishuri biga amategeko y'umuhanda uzaba yarayibagiwe. Ahanga mu byumve neza uzaba yaribagiye amategeko y'umuhanda usubira mu ishuri. Ndetse nye ku cyifuzo cyane ndumva provisoire utagakwiye kumara imyaka 2 yakwiye kumara byibura amezi 6 atatu ya mbere na 3 akurikiraho kuko urumva ubundi umuntu amara imyaka 2 provisoire amategeko y'umuhanda yarayibagiwe. Nk'umuntu ajya kwiga ikinyabiziga cyase akajya kuvuga ngo agiye gushaka uruhushya rw'agateganyo ugasanga ruramurangiranye. Cyo ntabwo byumvikana. Uba aragiye mu kintu udafite gahunda. Yego birashoboka ko byabaho ukazigira izindi nshingano cyase izindi mpamvu birashoboka, ariko none niba uzi neza ko imyaka 2 ishize ihangana ujugunye ngo ruhushya ujye kwiga. Uretse ko nutakiyanga ntabwo byakunda, nta nubwo yandikisha ngo bikunde. Ruba rwararangiye. Vuze ngo uruhushya yateganya rumara umwaka umwe rukongerwa undi mwaka wa kabiri rugahita rurangira burundu. Ushobora kwibaza rero se niyo rurangiye burundu bigenda bite? Usubira kwiga amategeko y'umuhanda bushyashya ukiyandikisha nk'abandi ukajya gukora ikizamini. Ikindi kintu kiriho hano abantu bakunda kwibaza kenshi kuri provisoire. Bakunda kwibaza se provisoire iyo tuvuze kubara itangira kubara ryari? Ibara guhera ku itariki watsindiyeho provisoire yawe. Ukimara gutsinda apana kwirutira. Apana kurutira. Nuvango numara gutsindira provisoire ku muhima aho ukora ikizamini, uwo munsi provisoire itangira kubara. Nuyandikisha utayandikisha byose kimwe iratangira kubara uhereye igihe wayitsindiriye. Ndaza gutanga urugero ndi gusoza. Hanyuma ikindi abantu bakunda kwibaza uruhushya rw'agateganyo rufite agaciro kuzenzego. Hari ubwo umuntu akubwira ngo nintsindira provisoire ngo ndi kwigira provisoire y'imodokari cyase ngo ndi kwigira provisoire y'ipikipiki. Ibyo bintu ntago bikibaho. Iyo wize amategeko y'umuhanda uba wize amategeko y'umuhanda, ntago wize ikinyabiziga. Ahubwo noneho wemere guhita uhitamo kategori wifuza zose. Ndaza kuzivuga nazo mukangana ku musozo w'iki kiganiro. Nuvango uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ikinyabiziga provisional license provisoire ifite agaciro ku nzego zose z'inyabiziga: kategori A, kategori B, kategori C, kategori D, kategori D1, kategori E na kategori F na A1 na B1 ndetse na kategori ya B8 iriya zirazaza automatic. Byose bifite agaciro kimwe ku izo nzego. Mu gihe ufite uruhushya rw'agateganyo wemererwa guhitamo icyo ushatse. Numara kubona uruhushya rw'agateganyo cyase numara kubona provisoire yawe ukimara kuyitsindira wemererwa guhitamo kategori eshatu nizo duhero bwa mbere: kategori ya A, kategori ya B ndetse na kategori ya F. Nizo kategori emererwa guheraho bwa mbere mu ntangiriro zo gushaka uruhushya rwa burundu. Kategori ya F nagiye mbere ku buryo kikorwamo n'ibizamini n'amafaranga ica. Kategori ya B nabyo naraberetse nzongera mbisubiremo ntacyo, ndetse na kategori ya A nabyo naraberetse nzongera mbisubiremo nabyo ntacyo bitwaye. So ariko nayo makuru ya provisoire. Nimbona uruhushya rw'agateganyo mu ishuri narize neza amategeko y'umuhanda nkasobanukirwa neza, nemerero no guhitamo kategori yose nifuza muri za twavuze hejuru hagati ya A na B cyangwa se F bitewe n'imyaka nzaba mfite. Nuko watubwiraga ibijyanye n'uruhushya rw'agateganyo cyangwa se provisoire. Akandi kantu ugomba kumenya kuri provisoire, nuvango provisoire ikiza cyayo iyo uyiga cyangwa se uri kuyiga usobanukirwa amategeko y'umuhanda mu buryo bwagutse. Ntuzatsindwa ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga nka circulation n'uyitsindwa kuko wabyize muri theory. Ibyapa n'ibigutsinde, imirongo n'igutsinde, feruje n'izigutsinde, kuko nujya gukora ikizamini mu Busanza uzatsindwa niba uzabutaza amategeko y'umuhanda. Kimwe no bintu bituma abantu benshi barekama kujya gukora ikizamini mu Busanza ko ari habi nuko ko batiza amategeko y'umuhanda. Ibyo ni ibintu nagarisha na kwijana. Ndaza kubereka rero no akandi ka video ngiye kuba mu kanya ndabereka ibintu by'ingenzi kugira ngo